nyuma kubishaka abishaka hariya. Ubu noneho rero tugiye kwigana iri somo nateguye. Ibi bintu ejo narabyigishije, ntabwo ndi bwongere kubisubiramo, mbisubiyemo akanya. Ni ibyigisho bitatu byari bikurikiranye, ariko buri cyigisho cyose nagiye yigisha mu mwanya wacyo. Nigishije iby'inkuge yo kwa Nowa, hari ibyo bariya abashyitsi basubiriragamo. Nigisha iby'umuntu witwa Yobu, nigisha iby'intama yazimiye n'uburyo bayishatse n'uburyo yaje kuboneka. Nigisha iby'igiceri cyatakaye mu nzu n'uburyo bagirize n'uburyo bakibonye. Nigisha iby'umwana w'ikirara waguye iwabo agatongera akagenda, nyuma akaza kubona cyamuhereye akavuga ati ngaruke kwa data. Bibiliya yatubwiye ngo yifuzaga guhazwa n'ibyiza ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Ibi bintu ndumva nabiyigishije. Nimugoroba nibwo nerekanye uyu mwana ari mu mibare myinshi. Naberetse uburyo yari ari gukoresha ibitekerezo avuga ngo ubu ngubu nasubira iwacu gute. Yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza. Nawe jyewe uzana insinzi hano, reka mpaguruke njye kwa data. Arahaguruka ajyayo. Iki rero ari kwisubiramo nimurebe ibikubaho ziri nawe cyamuhereye. Insanganyamatsiko yacu avuga ngo byari njye bimucika se kanyuma bishakanye. Yavuye mu rugo iwabo nta kibazo afite, ariko nyuma yaje gushaka ibyo yashakaga ariko baza kumwakira, bamugirira neza, bamukorera igitaramo. Tugiye kwigana isomo ritoya rivuga ngo imbata itagira kivurira. Aya magambo muyakurikirane cyane, kuko mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya kabiri umurongo wa 19 baranditse ngo babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata ziri bose, ngo kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhindura imbata yayo. Kubera iki? Muri Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 19 handitse ayo magambo. Haranditse ngo babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata ziri bose, kuko ikintu cyose kinesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yayo. Aya magambo yanditse kuva 20 umurongo wa mbere, murebe hariya ku gitambaro ntacyo bitwaye. Kuva 20 umurongo wa mbere haranditse ngo aya niyo mategeko uzashyira imbere yabo nubwo umugororano w'umuheburayo agukora imyaka 6, kuwa karindwi azagenda mu mudendezo kitagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine, niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe. Kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana bazaba ba shebuja, ariko uwo mugurano agende wenyine. Ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mu mudendezo, shebuja mujyane imbere y'Imana, muhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo. Shebuja mutumuze ugutwi uruhindu agumye kumukorera iteka. Izashime. Kera mu gihe cy'Abisirayeli hari itegeko rikomeye cyane. Imana yari yarategetse abantu bose bazategeka Abisirayeli bakabashyira mu bubata. Shaka ibi bintu mu byumva. Kera iyo umuntu yabaga ari imbata ntiyigiragaho uburenganzira. Ibi ni bimwe mu bihano bahanaga abantu babaga bari mu bubata. Iyo yabaga yasuzuguye shebuja ntakore ibyo shebuja amubwiye, bamuzamuraga kuri ruriya rwego mureba, barangiza bagafunga umutwe ukwawo n'amaboko ukwayo, kugira ngo naza gukenera no kwishima hari umubu umuriye cyangwa uyuki ataza kubona uko abigenza. Iki ni cyo gihano bahanishaga imbata. Mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya kabiri umurongo wa 19 batubwiye ngo babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata ziri bose, kandi kinesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Bibiliya yatubwiye ngo nubwo umugurano w'umuheburayo
abisirayeli, ababwira yuko igihe cyose umuntu ageze mu gihe cyo gukoresha umukozi we mu rugo, hari itegeko rivuga ngo uzamukoresha amezi imyaka 6, mu mwaka wa 7 umurekura ajye iwabo abo umudendezo. Baratubwiye ngo niba yaraje wenyine mu bubata azagenda wenyine, niba yarazanye n'umugore we azajyana nawe, ariko shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu n'abakobwa, uwo mugore n'abana bazaba ba shebuja uwo, ariko umugurano azagenda wenyine. Bibiliya yavuze ku bantu benshi. Hari umusore witwa Yosefu wahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu mateka. Uyu musore mureba uri ku munyururu bamujyanye mu isoko, yananiranywe na shebuja. Kera abantu babajyanaga mu isoko nk'uko bashorera amatungo. Ihene bajya bayishora, inkoko barazishora, ingurube bazishora mu masoko. Mu Ruhango hari isoko ry'inka. Kera abantu babajyanaga mu isoko. Uyu musore witwa Yosefu yabwiye shebuja amagambo akomeye. Yari amaze imyaka itari munsi ya 15 mu bubata. Abwira shebuja wamutegekaga ati jye narambiwe kuba imbata, sinzongera kugukorera. Uyu musore shebuja amujyana mu isoko, ariko uyu munyururu mureba. Bamugejeje mu isoko batangira kumuciririkanyaho, ariko uwazaga kumugereka wese Yosefu yaramubwiraga ati jyewe narambiwe kuba imbata, urapfusha amafaranga yawe ubusa, sinzagukorera. Umugezeho wese ati rero umusore mwiza w'ibizigira, igihe bagikandakanda bene izi ntugu, bagikandakanda bene aya matama, bari gukandakanda ipfuniko kumva ko ari umusore uzatanga umusaruro. Yosefu ati mwipfusha yanyu ubusa, n'ubundi murangwa sinzabakorera. Yirirwa atongana na shebuja kubera ko wazaga kumugura wese yahitaga amwerura ko yahaze ububata. Bahera mu gitondo bageza ku gicamunsi, nta muntu uragura Yosefu. Uje kugereka wese yisubirayo. Babasezeranya umudendezo, kuko ari imbata z'ibiboze. Ikinesheje umuntu kiba cyaguhinduye imbata yacyo. Turi kwiga icyitwa ububata. Iyo umuntu ari imbata y'ibyaha aba ameze ate? Iyo umuntu yarambiwe kuba imbata y'ibyaha agiriye mibereho naho hanatuye. Byarangiye bigeze mu masaha 10 z'umugoroba, isoko ry'abantu riri kuremura. Nibwo haje umugabo w'igikwere arebuka Yosefu, aramuhatina kugura ngo ujyane. Undi aramubwira ati wipfusha yawe ubusa. Umugabo aranga aramugura ku gahato n'agatuza, aramujyana bataha batongana. Aramubwira ati mbabaje n'uburyo wapfushije amafaranga yawe ubusa, kandi ukanjyana nari buze kugukorera. Amugejeje mu rugo, amuvanaho uyu mugozi mureba. Arangije aramubwira ati mba rero wa musore we, narebye uburanga bwawe, ndebye igihagararo cyawe, ndagukunda. Ntabwo nakuguriye kukugira imbata, kuko nabonye warapfanye agahinda. Ndakwigisha n'ibintu biri mu rugo rwanjye. Niba ushaka kumbera umwana nkazagushyingira, icara. Niba wumva kuba muri uru rugo rwanjye ufite umudendezo utabishaka, jyaho wakomotse ujye mu muryango wawe, ubaririza abakiriho, ariko ubaye umudendezo. Haleluya. Yosefu ngo yuzuye umunezero n'ibyishimo, aratwikarira ariko umunezero. Amobere wari wamubuza, aravuga ati ntabwo ari ya magambo abwiwe. Arangije ararahira ati uyu munsi kugeza igihe nzapfira, ntabwo nzabura gukora muri uru rugo. Imirimo yose ngomba gukora nzayikora, kuva kugeza umudendezo. Yosefu yabaye imana mu rugo, baramushyira. Uyu wari wamuguze
ntiyamuhamagaraga nk'umukozi, ntabwo yamuhamagaraga ngo yewe reka babwire mwabagore wari umaze kwita izina ryo ku mugore ariko ngenda tugenda bivuze kama bayabaye iyo uvuze ngo wa mugore ujya kumva ngo bashize imisoni mu mugore n'inyoko, ariko ngenda ushaka kubimbire genda muhangaye ngo mwabagore reka babwire ikintu gikomeye. Bakobwa bakuwe ababyeyi bambyaye, niba ufite umukozi mu rugo iwanyu hakaza abashyitsi, mu guperezanta wanyu ufite ukajya uperezanta ati dore uyu ni uwanyu, uriya we ni umukozi, ibintu bimuzabisarura. ubundi hari abantu bagera mu ngaruka ntibamenye ko ingaruka babiriye mu bantu arizo bari gusarura. Bumvise umukobwa inyamirambo w'umukozi watetse umwana akamugaburira abajeruja, buriya bari baramugeza. Reba umuntu afata icyemezo cyo kwica umwana akamushyira muri ibyo bintu nabonye ni n'umuntu utarabibonye keretse niba utabura muri iki gihugu, ibintu byatambutse ku makuru. Buriya mwitondera abana mubana nabo ndetse iriya ukwiye kumususurutsa, yaba yicaye mu bana akumva afite icyubahiro nk'icy'abandi bana bawe bo mu rugo. Buriya ikintu ukoze kirakomeye cyane. Buriya niba utanabizi ubuzima bwawe wamufumbasa ahangaha, ashaka yakuminjirira ejo bakagutandukana. Ibyo bintu ndabeshya ujya uzana za pomu wirire, uzana umukati w'ubuki wirire, umureba gutya. Niba hari abantu mukwiye gufata neza ni abakozi bakora mu ngo zanyu. Uzi ko buriya yakacangira mu gikoko cyanganira irazi mu Kinyarwanda. Uzi ko buriya yakacanga inyama akabanza akavanamo y'amazi aryoshye, yarangiza akazikaranga, yabanje kuvanamo ya vitamini iboneka mu nyama, agahita azikukarangira ukaza urya atesena k'izi nyama zihiye cyane, atereka n'uko ziguteka. Ibi bintu ndababeshya. Niba umuntu ufite ubwenge buzima mugire inama umva, reka mugire inama witonde. Yosefu ati kubera yuko yarambiwe kuba imbata ukaba ugize umudendezo, imirimo yose ntakoze ngo yikorere wari warangize imbata, wowe nzayigukorera kandi ifite umutima unezerewe. Buriya hari ibintu nasomye muri biriya bintera ubwoba. Niwiga mu Baroma igice cyaho cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 baranditse ngo iyo ibihembo bije nta muntu wakoze bimuhwanira no guhera umuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Reka mbabwire abakozi b'Imana muri aba, mwiyuhakuya mumakorari mugatanga imitungo yanyu kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere muvuga ko mukorera Imana. Buriya narasomye isomo mpita niga yuko ijuru ntabwo ari igihembo cy'abarikoreye, ijuru ni ingororano y'abizera gusa, kuko isomo haranditswe ngo iyo ibihembo bije uwakoze ntibimubana no guhera umuntu, ahubwo aravuga ati baranyishyuye. Umuntu wiyushya kuriya mu murimo w'Imana agatanga ibyo akagira, aramutse ageze no mu ijuru yabona ko bahuriranye n'Imana, yayibwira ati ariko nanjye nari natumutse, nari nakoze icyuya kirambirana Mana, ijuru nibonye hari mu gaciro. Ubwo rero ijuru ntabwo ari igihembo cy'abarikoreye. Niyo mpamvu korali ubugingo bushya tuba turirimbiye ngo bazagera imbere y'abantu, bagera imbere ya Yesu bavuge bati ntitwaririmbaga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza
muzasome ntabwo Yesu yabavuze ngo oya mwabikoze, ahubwo yababwiye igitandukanye bigutyo, yarababwiye ati yewe simbazi, kuki atavuguruje imirimo yabo nubwo biriya bintu bari barabikoze. uzi umuntu ukora kubwo kwizera. Yosefu imirimo atigeze akorera shebuja wari waramugize imbata, yayikoreye wamubatuye akamugira umudendezo. ubu hari agahato turiho k'abadayimoni n'imyuka mibi itwirukaho, ku buryo abadayimoni bakuzirikiraho igiti. ubuzi ko umuntu ajya mu bapfumu bakamuzirikiraho akantu akajya yirirwa kabunga n'ahageze hose, ku buryo ubu n'abantu benshi buryo bavuga y'inzu ukeneye yangubukiye. nzabigisha icyigisho cyitwa kwatura ibyaha, uburyo umuntu yatura ibyaha, ku buryo umuntu wese wicaye hano, intebe yicayeho, inzu arimo, akazi afite, uramutse utanze umurongo w'abantu bakora imirimo yejejwe yemewe na Bibiliya, hano ushobora gusanga hatasigara abantu nibura babiri. mu mirimo yose dukora ni imirimo ya Kayini, ni imirimo yo kugurishiriza abantu mu kirere. imirimo ibiri niyo yemewe na Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga abana b'Imana bakora badafite umutima ubacira urubanza, nayo ibindi yose dukora burya tuba twagiye guhaha ibyaha. baranditse baravuga ngo urwo rupfu baruguze barukunda. umurimo wejejwe wanditse muri Bibiliya ni umurimo wo guhinga no korora. ibindi biri hanze yabyo ni ukugurishiriza abantu mu kirere. ibi bintu murabyumvise? akandi kazi kose dukora ni urupfu twavuze dukunda, ariko kuko nta kundi byagenda. ubuzi umuntu aramutse yicekinze akavuga ati ndashaka gukora ibintu byeje, abantu benshi bahagarika akazi bakora. Bibiliya ati ariko ukora irembo bije n'ibigwana no kwera umuntu ahubwo abiyitubije ati barangije. ijuru rero ntabwo rizazizitwa igihembo cy'abarikoreye icyuya kikababirana. ijuru ni igihembo n'ingororano y'abizeye, ntabwo ari igihembo ku bakoze. aya magambo ko mutayanditse niba cyangwa mwayakondeye, ndashaka ko nushaka utahana aya magambo wandike mu bwami bw'Imana si igihembo cy'ababukoreye, ni ingororano y'abizeye gusa. fusto nta definisiyo yo kubona ubwami bw'Imana mu magambo maremare. ijuru si igihembo ku bakoze, ni ingororano ku bizeye. fusto ibyo bintu kandi bica kuyandika. kubera iki? nuko uzasanga bazakora bose bazajya kurekana. ubu imirimo yose dukora mu rusengero, imirimo yose dukora twita ko turi mu murimo w'Imana, nuko twanyuzwe n'ingoma dukoreramo. haleluya. umwana wo mu rugo iwawe ajya abaza ibyo azahe cyangwa kumwibara minerivare, kuba bezuwe zose ari wowe zibaza ibikenewe. ariko umukozi mugurira ku kagozi. iyo ukwezi kwarangiye mubyarana, ariko umwana wabyaye ntajya yishyuza. twe rero ntabwo turi abakozi mu ruzabibu rw'Imana. abakozi b'Imana mu gihugu cyane, ahubwo twebwe turi abana b'Imana, turi abaragwa, turi ba petit frere na Yesu. niko ijambo ry'Imana rivuga. nawe yaratubanjije aravuga ati muri abavandimwe, muri inshuti zanjye. murumva agaciro tuba twarahawe.
ububata rero n'abarangica Satani aba yarashyize ku bantu akabashyira ku gahato kagatuma bwene, ako gahato ugasanga umuntu yamuzirikiye mu iribenga runaka, ariko uwamutwara shisha abona kuko ari imbata. Muzi umuntu wabaye imbata yo gutukana? Oya, aragutuka, akagutuka kuri so na nyoko, akagutuka ku babyeyi bombi, akaguhera hasi akakugeza hejuru, akagutuka ku gisekuru, yarangiza akakubwira ati ibintu mubwiye, iyo ntabikubwira nari gushwanyuka bicaho byagaciro. Uwo muntu ni imbata y'ibyaha. Ububata arimo ni ubwo gutukana. Imbata y'ubusinzi niyo adafite amafaranga arayanyoye. Imbata y'ubusambanyi nakoze igiterane kimwe kirantangaza. Umuntu aranyerurira arambwira ati umuvugabutumwa bwiza wabwirije ubutumwa Umwuka Wera atsinda umutima wanjye, ariko siniteguye guhindura ibyo nkora. Ni kubera iki buno wema? Arambwira ati icya mbere, izi nsoresore zose ureba muri iyi karitsiye ni abagabo banjye, kandi umuhererezi ageze mu wa kane segonderi, abandi barangije amashuri kubera gusoroma muri aba bana beza. Arambwira ati ubwo rero ndabona ndamutse nihariye nkemera ubutumwa nkabatizwa, nabigira n'igihombo gikomeye biruta uko nabaho mfite ibifatika. Ubu hari abantu ibyaha bitungishije ku buryo iyo umurongo wo kwihana bageze imbere bahita babwira Imana bati shaka ahandi hantu nibuze kunyuza inzira twahuriramo tukakugeraho, ariko niba bibuze kunyura aha ngaha turaba turetse agakiza. Ubu ubuzima bwacu bwubatswe ku bintu bikomeye by'amateka, ku bintu bimeze nk'amashyiga atatu, kandi biba bikozwe mu ibanga rikomeye. Sezibwo mbona mwaranga ndi kwigisha umuntu witwa imbata. Ugiye umuntu ari imbata, ariko umuntu bamugira imbata ku buryo ahinga nk'abantu baba mu cyaro, ukajya kubona ukabona yashyize ibimenyetso mu murima bigaragaza ngo abantu bafite amaraso batazamurogera umurima. Umuntu abifata ku buryo ajya mu kazi hari utubuta muganga wa magendu yamweretse ati dore nurangiza ujye udusiga aha ngaha. Ababyeyi bacu bajyaga badukorera ibijumba, bagafata icyitwa karabukirwa na za rubaye, bagasima ku gitebo cy'ibijumba bati dushyizeho karabukirwa. Mukimara kugera mu marembo y'isoko, abaguzi baraza babatangire babibakire hejuru bamugerekere ku mutwe. Kandi ko umuti warakoraga utaza kugira ngo ibihimbano bya Satani, ibihimbano bya Satani bikoze umuti. Ukuntu Satani atungishije abantu, ntabwo bashobora kwemera ko hari ubushobozi bw'Imana. Oya, agomba gushyiraho na bagaje. Uza abantu bakora akazi yamaze gukorera propagande, undi agahagarara agashima Imana ati Yesu ashimwe, bene data ndashima Imana ko nari maze igihe naramangaye. Ubu afite akazi nibura kugira ngo akabone yahindutse mugenzi we. Ubuzima bwacu buba burimo ibintu by'amashyiga. Ndi kwigisha umuntu witwa imbata ya Satani. Imbata ya Satani kera abantu mureba
ariko Yosefu mwamwumvise. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Nitegereze ririya hehe wena Jack hagarara hariya. Ndashaka ko hano haza umukobwa mutavahuriye ntagira itwaye udafite isoni nasi ntawe aha wakoze Jack. Hagarara Jack, nawe hagarara mwaguke wewe n'abana babiri. Aha wino nawe rodi nimushaka kuza gusiba abateke muzi. Aha mwitegereze umuryango. Bibiliya yavuze ngo nubwo umugurano w'umuhurayo kera haguruka kubitura. Hagarara iruhande rwa Jacques. Kera aha murahe ndashaka kureba ifoto ushaka gukora. Iyo umuntu yabaga ari umukire, Imana yari yarandikishije rino tege rivuga ngo nubwo umugurano w'umuhurayo agukorera imyaka 6 kuwa karindwi uzamuye kuri uwo mudendezo. Kera umugabo yabaga afite ubushobozi, akaba afite abagaragu, akaba afite n'abaja. Yabaga afite abagaragu 100 akagira n'abaja 100. Kubwira iyo uyu musore yabaga ageze mu gihe cyo gushaka umugore, ntabwo yabaga yemerewe kuva mu rugo rwa shebuja ngo ajye kurambagiza inkumi z'ahandi, ahubwo yacaguraga umwe mu baja 100 ba shebuja. Aho ugeze aho uramuza mu kibazo ni mu manda. Iyo yabaga amaze gucagura umuja, yahitaga yegera bosi uyu nguyu akamubwira ati wambabarira ukashingira uriya mukobwa w'umuja wawe. Shebuja kugira ngo amushyingire umukobwa w'umuja we, yahitaga amusomera itegeko Imana yandikishije. Abantu b'inyuma barakurikirana muzabiganza rero turi murakoze. Yahitaga amubwira ati ngiye kumushyingira umukobwa w'umuja wanjye, ariko nubyarana nawe abahungu n'abakobwa mu mwaka wa 7 wo kubaturwa ntibazakuryohe ngo ubone bafite amatama utangire ugira amayitiro, ahubwo uzasiga umugore n'abana kuko ari urumuko rwanjye. Uzagenda wenyine kuko n'undi waje w'inyakama. Aho ngeze urabona iryo tegeko yamara kurimusomera uyu akaba azi yuko agiye kurongora umuja, ariko iryo tegeko ryanditse. Ariko turi kumwe. Aha iyo rero hashiraga imyaka 7 sanga uriya mugeni wawe yihangane kubivuga. Iyo yabaga afite umuja we, ubwo n'umugore we, ntibivuze yuko n'ubuya w'umuryango batari imbata kwa bose. Yego ni nk'uko ufite umukozi w'urugo agashakira umugabo wawe, kandi uwo mugabo yari asanzwe ari umuzamu. Yego iyo foto muri kwikurura. Rero uyu muryango wabyaraga abahungu n'abakobwa. Yego mu mwaka wa 7 niho ageze kugira ngo usoze ikintu. Baranditse ku murongo wa 5 ngo w'igice cya 21 ku murongo wa 5 w'umukuru ngo ariko umugurano undi rero ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kubaturwa ngo mbe n'umudendezo. Ngo shebuja mujyane imbere y'Imana muhagarike ku giti cyangwa ku nkomanizo. Shebuja mu kumuza ubuturuhinda kandi iherena agumye kumukorera iteka. Mu mwaka wa 7 uyu bosi yatangaga itangazo ry'ukuriya agomba gusubira iwabo. Noneho uyu yareba umugore we akabona afite amata, yareba abana b'abahungu yabyaranye nabo
yareba umukobwa afitanye na wa muja akabona umukobwa tubashimishije abana bararyoha murabizi, yarangiza akabara imibare akavuga ati ahari ubwo Imana ko yavuze ngo tuzabaturwe, ndatuye umuryango wanjye n'ubwo ndi mu bucakara bw'ububata bubi ngo nzabaturwe ngehe, sinaha umugore n'abana banjye, reka niyinge bosi dusinye andi masezerano ya kabiri. Ngwino jambo hagarara. Yahitaga agaruka ku nshuro ya kabiri, ariko turi kumwe, akinginga shebuja ati wambabarira ko nishimiye guha umugore n'abana banjye kuko babyibushye, ariko se ari ntawe wundi we wabaha? Ubundi ibyo abagaburira ni ibye cyangwa ni ibya shebuja? Uyu muntu hari umuntu ari wakubwira amahoro abanyabyaha bafitiye mu byaha, ntabwo ushoboye rero mubwira buriya kwihana ndabonye ko ari kwitera icyuma. Umurongo wo kwihana ni umurongo nabonye ugoye, niyo mpamvu ijuru rizajyamo mbarwa hakarimbuka benshi. Muzige Matayo 7:13 baranditse bavuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Izo mwabyumvise? Mwari bayitangaje, muzi ko abantu bazarimbuka aribo benshi kurenza abazajya mu ijuru. Uyu rero imibare kubarisha niya kintu, ntabwo yaha abana be n'umutungo afite mu bubata. None ari kwigenga shebuja ati wanyemerera kubaturwa nkabireka nkigumira iwawe, maze nkazapfira mu rugo rwawe ukakirwa. Uyu shebuja nawe kugira ngo urubanza rw'amaraso y'Imana utazahuza aho ugeze aho ugamizamo Imana wamurisha, yahitaga amujyana mu rusengero ahari abatambyi. Ariko turi kumwe, murebe hano, murebe hano babise, fata hano, zamura ikiganza, wibutse kuzamura. Habanzaga kurahira imbata, yahitaga ifata ku gikingi cy'umuryango w'urusengero, akandi kaboko kakazamura. Mu rusengero hari abatambyi b'Uwiteka bashinzwe kureba ibyo bintu, kuko imbata yatorwaga amatwi bakayambika amaherena, ariko imaze gukura urubanza rwayo ku muntu yitoboye amatwi, ku buryo umuntu wageze ku rwego rwo gutoborwa amatwi, nubwo yaba yicaye muri ayo materaniro, sinshobora kubwiriza agahindi ryayo, ntibibaho. Uyu yabanzaga kurahira, yavugaga aya magambo ngo Uwiteka Mwami Imana Data watanze itangazo y'uko umuntu wese bazategeka muri Isirayeli akaba imbata, mu mwaka wa 7 bazabaturwa. None uyu mugabo yagize imbata, ashinga umugore, byarana n'abahungu n'abakobwa. None umwaka wa 7 urageze, sinzongera kugaruka iwawe, sinaha umugore wanjye n'abana banjye. Agiye kuntegeka, kandi ntuzambaze amaraso yanjye, bivuye mu rusengero. Ubu uyu yabaga asezeye ku Mana y'iteka, akamanura akaboko, shebuja nawe agafata hano, yarangiza akazamura ikiganza. Uwiteka Mwami Imana Data wavuze ko imbata yose tuzategeka imyaka 6, kuwa 7 tuzayirekura. None uyu nguyu namuhaye uburenganzira, yanze kubaturwa, namushingiye umuja, byarana n'abahungu n'abakobwa barabyibushye, baramuryoshye ngo ntiyahawe umutungo afitiye mu bubata. Ngiye kumutobora amatwi, mwandike amaherena yanditse amazina yanjye yombi. Wamubona mu rusengero si uwawe, wamubona agenda mu muhanda ntuzamwiyitirire, kandi ntuzambaze urubanza rw'amaraso ye. Uramenya Imana, dore n'ijuru imbere yawe. Umucyo wo mu buturo bwera witagaragara. Murakoze, mukore muhagaze gato. Uyu nguyu yahitaga afata iya mbere, ariko turi kumwe, ubundi kibintu ndabyumva kandi byanditse
gusa n'imirongo yiruka byanditse mu Kuva 21 yahitaga afata iherena ryanditseho Andere agatobora ugutwi kumwe k'uyu mugabo akarimwambika, yagera ku mwana agatobora akamwambika Andere, yagera ku wundi agatobora, ku mugore agatobora, abana bose akabahetura. Iyo shebuja w'imbata yagiraga umugisha ku mugabo kwa Jacques babyaye, mu rugero natanze mu mbabare inshuti zanjye, ubu nababwiriza bagenzi banjye n'uko nabazanye we aho muri iyi minsi umuntu abyara ababyeyi bakaba bazi ko bari buhamye igitoki n'utuzi dushyushye, we yahitaga yirukana iherena ati Imana ishimwe nungutsa n'amaboko, nungutsa n'amaboko azamureka kuko abo bose bari kuvuka bari gukora mu bwoko bwanjye, kandi uyu nateze noneho yagira umutekano, imbago yari yarashyizeho senyenge, uyu yahitaga amuvana ku muyuru akavuga ati wawe uburenganzira bwo kwigenga, nushaka uzajye ukaba ufite iherena ryanjye sinagushaka burundu, usubire kwicara ndashoboje. Agahinda ntikica agashengura mu nzu. Uzima urarizwa n'iki? Ni iki kikubuzi kuri imbata ya Satani? Hari abantu Satani atakirwanya kuko yamaze kubagira ibiba yegetse. Muzige Bibiliya baranditse baruhamo nuko akora ibyaha, yica runaka, yiyongeza na babisomeza, ku buryo kera umuntu witwaga Nero yamaraga kwica umwe agahita yiyongeza undi, abantu bagakoma amashyi, ku buryo imbata ya Satani ikora ibyaha itarikoya. Mwari muzi ko umuntu ufite ingeso y'ubusambanyi, reka nawe urugero rwumvikana, niba muzi ko umuntu akenera amazi, mwari muzi yuko iyo irari rimuhagurukanye aba ameze nk'umuntu uri kwahagira wabuze amazi mpaka abonye uwo wasanga. Hari urwego rwo kutarumvaho ububata, uriya nimugoroba nigisha ibintu bikomeye, ariko iyi batangariwe ubwo ntuze kwita abantu imbata uzi bakora ibyaha bikomeye. Umuntu aba imbata ya Kamuca murasize, umuntu aba imbata y'ibiryo ku buryo niyo haba saa sita z'ijoro adashobora kugenda mu biro atariye. Ibiryo bikakugira imbata, kandi mu bintu nababwiye birwanya umwuka w'Imana harimo ibintu bitatu: harimo ibiryo, harimo ibitotsi n'ibiro. None umuntu utoboye amatwi ibiryo wakugirira iki? Uramutse ufite inka ko mu itara bagira inka nyinshi, inka zawe ukazambika ibyapa, wajya ukora ngo zazimirira mu zindi, ntiwajya gushaka icyapa cyawe. Satani ntayishyika afite abantu amaze kwambika amaherena. Mpamvu abagore b'Abasiriya kwita gutya anyegera akubita gutya avuga ukajya kubona ukabona ari ikaraze. Buriya umuntu wambaye iherena ntabwo kwambara iherena mu by'ukuri Bibiliya ntabwo ibyita umurimbo, ariko inkomoko yo kwambara amaherena mwayumvise yanditse mu ijambo ry'Imana mu ikwiriye yose, ku buryo dufite n'abageni dushyingira, ukajya kubona ukabona nubwo twamushyingiye, ariko ukajya kubona ukabona yiyandayanze yagiye kashenete. Ndabireka bikanshengura. Ibi bintu bijyanye n'ibikomo n'amashenete n'amaherena, uretse ko nzajya n'umwanya wacu, nubwo abantu babyambara uburyo bwo kwirimbisha, biba bifite ubusobanuro bukomeye muri Bibiliya. Ntubuse byiherena koko, kandi uwo muntu wese agafaranga kamaze gusa n'agatubuka. Muziki by'umugore witwa Yezebeli yari afite imirimo ya miliyoni 3 ku mubiri y'amadolari. Miliyoni 3 nazo z'amadolari, ntabwo ari z'amanyarwanda. Umugore witwa Yezebeli, umugore w'ahantu.
ikibwirizwa gikomeye nibwo abasirimukazi bazaba bari muri uru rusengero kuko ntibahari. Isaha tuzavuga iby'abasirimukazi n'abasirimu ahangaha. Nzabasomera igihame cyanditse mu ijambo ry'Imana mu byo abadivantisi bizera, kivuga ngo gusiga irangi ku mubiri ni icyaha kingana n'ubupagani ndetse n'ubuhakanyi. Ku buryo umuntu wasize inzara amarangi, inama y'itorero ikwiye gutera ikamushyira hanze y'itorero sans discussion, nta mpaka. Hajya uzamura ikiganza ati ibyo bintu ntibyemewe, tugahita tubona agatembera umwuka w'ubuhanuzi tukamutunga nk'umupagani. Ibi bintu kumwe mutihagarariye kubyumva, mwambwiriraga iki? Mwambwiriraga iki k'ibyo mwikoreye mwari? Ibi bintu muzihanganira kubyumva ko nzabivuga aha ngaha, kandi ko niba unafite gereza bazafunga ndeko, kandi ufunze si ufungwa. Aho kugira ngo njyane ukuri nzajyana ubundi bw'ingo. Abasirimukazi n'abasirimura aha ngaha muzihanganira ibintu nzasoma, nzabivuga mbisoma mu ijambo ry'Imana. Oya, abasirimu muzaba bari ibintu byo gukangisha, oya, jye nzabivuga mbisoma. Nta muntu nzacira urubanza cyangwa kwiteka, ariko buri wese hano nzamuha umucyo umukwiriye kababaye baye. Nzabasomera igihamya kivuga ngo iyo umuntu yambaye imyenda migufi, abamarayika b'Imana bamurinda bandika kabiri yinjiza abagabo 100 ku munsi, kandi utanamusanga imibonano mpuzabitsina ngo agukundire. Kuko utereye amaso wese ahita yibaza bari mu mubiri uko yaba ameze. Ugasanga imyenda umugore yambaye yayiziritswe n'umugabo we, avuga ati nkunda intege zawe, n'utazajya wambara imyenda migufi nicyo nagukundiye uzasubira iwawe. Buriya nzabigisha ibintu umuntu azabazwa. Umukuru w'itorero azabazwa ibyaha bye, abazwa iby'urugo rwe n'iby'abana be n'iby'umugore we. Ubu jyewe ndi umukuru w'itorero ku rusengero, nzabazwa ibyaha byanjye jyewe Samweli, mbazwa iby'umugore nashatse kandi nawe azibarizwa ibye. Ariko kuki nzabazwa iki? Mbazwa iby'urubyaro nabyaye n'iby'itorero ryo. Nzabigisha ikibwirizwa kivuga ngo ku ngoma z'abo bami. Buri wese nzamubwira ibintu agomba gukora ku ngoma ye, atabikora Imana ikazahagurutsa abandi bantu bakabikora, kandi akazategereza akazongera kwima ku ngoma agaheba, kuko ingoma ye yarikoze n'iby'umugore. Ibi bintu nzabyigisha musoma, nibisubiramo ubwo muzabimenye ko mwebwe n'abavumbuyeho gato. Ntabwo nabyigisha abasirimu badahari. Hano hari abasirimu bataboneka muri iyi mibyizi. Oya, aba basirimu ibintu nzabivuga bahari. Mbese mwiriwe? Kubona mufite ikibazo mufite ni iki? Nashoje. Iyo umuntu ari imbata ya Satani, aba ari imbata. Nshuti zanjye, haranditse ngo babasezeranye umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibi bose, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Nshuti zanjye, Mukarutiya mureba yahindutse inkingi y'umuntu. Uretse n'ibyo, kuba imbata nimureba aho umuntu agera hatoborwa amatwi. Umuntu agera ku rwego rw'ukananirana n'umwuka w'Imana, mu ijuru bakamusezeraho
bakavuga bati uyu nguyu yahawe umukoro mwinshi nakananira abana tumureke. Ubu niba ugifite akayayo wumva ijwi ry'Imana rikigukomanga, ntabwo ukwiye kuzamura ikiganza mu mutima ukabwira Imana tumva Mana umbabarire icyaha cyanjye sinkubeshye. Buriya abatakuze ntibabura gutumira, ariko sinabura no kukugira inama. Ibintu byose nkubwiye wakwereka ko mu maso y'Imana haba hameze, kugira ngo umenye agahinda Imana ifitiye kwangirika k'umuntu. Wareba Yesu afite isura imeze nk'iy'igikoko, ari Getsemani umubiri uturika ibyuya bivanze n'amaraso kubera icyaha. Icyaha ikintu cyoroshye nko kugitunga, kikaba cyo kiri kugaragaza isi hagati muri ubu buryo. Icyaha niba uri imbata y'ikintu cyose uzi Imana itemera, ukaba uri imbata ya Satani byeruye, ukwiye kuzamura ibiganza ukabwira Imana tumva Mana mbonye ko ndi imbata, ubwibone bwangiza imbata. Ibiryo byarambase n'abaswe n'ubusambanyi meze nk'uriya watowe amatwi, ukwiye kubiregera ugafasha umutima wanjye. Mbatuke ku bantu bataza muri aya materaniro kandi basengera hano banafite uburyo, ibintu byose bigishiriza hano bazabibarwaho nk'abasengera nk'abanditse kuri uru rusengero. Agomba kuza akabyumva, kuko nyuma y'aya mavuno reba rusizati, nyuma y'aya mavuno ndi gukora hano, nyuma y'aya mavuno muzabona ibimenyetso bibiri, muzabibona mu bizere. Itabyaye inyana izabyara ikimasa. Ndasaba umuntu usengera umutima udashingiye ngo gusenga mu idini runaka, uvuga uti ndashaka ko Imana yamuhora ndi imbata. Umuntu umutima wagaragarije ko ari imbata, urebe icyiza cy'aya materaniro. Nta muntu tubaza ngo wasanze uri imbata y'icyoya. Iyo uhagurutse ni umutima wakureze. Ndashaka kureba umuntu umwuka wera w'Imana yagendereye muri iri teraniro, akavuga ati ndashaka kuva mu bubata kuko nasanze ruriya rwego rwo gutoborwa amatwi Satani ngo yarayanyoye, iyi ngeso yarambase, ndashaka kuyibaturwaho. Niba wema na leta gusenga umuntu uvuga ati ndi imbata mfite ingeso yambase, ndashaka kuyirira muri aya materaniro, nazanire musenge. Umuntu ntakihereze Yesu ngo mutangire ngo mutekeke yuko ari ufite ibyaha bikomeye kurusha ibyanyu. Abantu biri kandi oya biremewe, umuntu ntabwo ari abashyitsi yewe ndi guhamagara. Aya materaniro muzayitondere, ndi guhamagara umuntu wumva afite ikintu cyamubase mu buzima, akabona kandi nawe bwihuriye n'umwuka wera, akavuga ati ndashaka kucyegera Imana ikakigiza, ndashaka kubyaturira Imana mpagaze hariya, nkabivugira mu mutima wanjye Imana ikabyumva. Umuntu utemera ibivuze ntiyemera ko Imana ikora. Twebwe ntabwo tumanikisha abantu ibiganza ngo batubwire ibyo bintu batuye, ariko nzi ko iyo watambutse Imana iba yabibona. Iyi kandi icyo kintu cyakubaza ukibwira Imana tugiye gusenga. Umuntu uri mu bubata akavuga ati nasanze ndi imbata. Icyakubaza sinkizi, ariko umuntu wasanze ari imbata akavuga ati njyewe numvise ndi imbata narabaswe. Ngwino tugusengere, Imana irakugenderera ikugirire neza.
n'aterana mu gihe gihe ntangaza no kubona umwana muri ahagurutse yumva ari imbata ijambo ritegeka abana harimo za gastori ni maze igihe kirekire cyane mu bintu by'Imana ntabwo ari ibintu dusimbukanye harimo abantu barangwa ku kidendezi bamenyeranye na Bibiliya inyeru n'ibyaga mu gukora ibyaha amaguru akarinda arangiriye umuntu atari wese ikibazo mwabuke gusenga igihe tugiye gusenga ubwira ati ubw'Imana ngo Mana ugendera abandi ntuce ibi bintu mwisa amavu n'ibitakuvuna bishobora kukubera umwaka uriko bitari mu mugambi w'Imana ariko usengera umuti tugiye gusenga utakambira Imana uyu mushiki wanjye iyo wahawe umukoro yo gusenga guheruka naza amagarara impande nimara gusengera ababitanze ahita ahesha isiterane wo kumugisha muri mikoro tugiye guhomeka amaso gusenga kadusenge Mana iri mu ijuru Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ufite ubugingo bwacu mu maboko yawe wari ufite uburenganzira bwo kuburekura bukameneka twakoze ibyaha bikomeye ntitwagwa mu cyuho kandi abadayimoni bari badushyirishijemo ngo tugwe mu icyo cyuho birangira batuvanye twibye abantu turabaheza ibyo bintu turabihisha ubu tuba mu makorali turaririmba ubu turi mu buyobozi ubu turi abaririmbyi ubu turi abizera mu itorero ibyo bintu warabyihanganiye nta n'ibintu bibizi kandi natwe twarumye gihwa turaceceka hagize n'ubikomozaho tumureba ikizongoro ijisho ribi cyane none uyu mwana nibwo twumvise ibyo twakoze ibyo aribyo turi imbata twabaye imbata mu buryo bumwe cyangwa ubundi inda zadutwaye ngaramira ku buryo tudashobora no kwihanganira ibiryo by'amasaha yaregeranye kandi kubera kutubahiriza tamperasi iby'Imana byabuze n'aho bifata dufite kwangirika gukomeye none turi imbere yawe ndagushimira cyane ko watukize mu irwari itorero bikaba ari ibitaro by'abarwayi batandukanye uyu mwanya muri twe tugezweho umwami ikuzo n'icyubahiro turamuha ibiganza n'ingabo zitsinzwe ntidufite kwirwara no kwirwanira aba bana babasha imbere ubabukore barambikaho ikiganza Yesu umwana w'Imana isumba byose rambika ikiganza kuri buri muntu uwo ari we wese kandi umumwenyure doraje imbabazi zikimuriho ntukunde ko imbabazi zawe zimurangiriraho ibye atabibabarira kora ikimenyetso kuri we cyo kumuhindura urukundo abantu bose barajanye imbere bafite imitima yabareze ntibasubire mu myanya yabo bari uko bari bari ahubwo bahindura urukundo rwose ndasengera iterano ngo iheshe umugisha urisuke y'imvura ndagushimira ko narwaye nkakira kwari ukugira ngo amagambo nzayavura muri iyi mvura ndagushimira ko abo wabaretse covid ntibahitane ubu bakaba bicaye mu rusengero basenga wabarindirije kino kibwirizwa ngo bahindure imibereho none uko watugeneye amavuna utubone imitima yacu irimo gukunda Mwuka w'Imana agenda natwe no mu ngo tubisabye data mu izina rya Yesu Data wa twese dutsinda n'umugisha tubajije n'umugoroba w'umugisha w'ubuzima yawe tunejejwe n'amagambo meza y'ubushingano bwawe watureze byinshi byaguhaye ubugingo bwacu watureze kugira ngo umunsi nk'uyu itariki imwe tuzateranira imbere yawe twiga ijambo ryawe tunejejwe n'ukurikiye imbere yacu
bitwereka ko Satani yatumize imbata. Turakwinginze cyane kugira ngo kuba duhamagariye kubaturwa nawe, tujye kubaturwa by'ukuri, tujye mu mugabane w'abana bishimira, tuzajya mu bwami bwawe. Rero wakoze ku gihe gikwiriye, reka n'imitima yacu kumva kumvira, kandi ugiye kumva ijambo ryawe, umuhate tugira buri mugoroba uzatube gusaba ubuzima, uzatube tugera mu bwami bwawe. Reka rero muri iyi minsi isigaye imbere yacu turi kumwe nawe, umuhamagara ubuzima, nubwo ari umunyantege nkeya, afite uburwayi, ariko tuzi ko ushobora byose. Reka uzamuye gukizwa nawe, maze nawe Imana uzajye aza imbere y'ubwoko bwawe, ibyo wamugiriye neza, ingingo ze wazitunganyije, kandi ubushake bwawe maze izina ryawe ry'icyubahiro. Ubwo rero turi imbere yawe, tugenze uko ushaka. Umugoroba nk'uyu nguyu ujye guhindura n'imvura y'iki munsi. Ijambo ryawe ritubwira ko nitwumva ijambo ryawe tugomba kwinangira imitima, aho ugiye guhinduka rwose, izina ryawe ryihimbaza. Abana bawe bari imbere yawe, ntabwo tubasha gukiranuka, turakwinginze cyane kugira ngo uko Imana ashobora ubugingo bwacu n'umutima wacu, kugira ngo mu gihe bisa n'iki ujye gufatanya urugendo, uzatume tugera mu bwami bwawe. Ubwo rero ugendera abana natwe ntudusige, kandi iminsi iri imbere yacu wowe uyizi, tuzi iminsi tumaze, ariko ntabwo tuzi isigaye imbere yacu. Tukoresha ubugingo bwacu mu buri mu maboko yawe, maze buri wese uturuke umusaruro mu bwoko bwawe. Ikintu bazatugirira umusaruro muzima, ari abazaza batugana ndetse n'ubugingo bwacu buzajya abasezeranwa nawe, ari abazabatizwa bakabaza kubafatanya urugendo, twese tuzahindurwa nawe twimuke mu bwami bwawe. Ukaba ko Imana yemerera ubugingo bwacu, kandi akomeze abane natwe muri byose. Tugiye kwinjira mu gicucu cy'umwijima, tujye mu by'Imana yacu, maze buri muntu wese dutahane na Mwuka w'Imana, ijambo ryo kutugarura aha ngaha tuzashitse mu kanwa. Ubwo rero tutarabona akamaro kacu, ese ibyo dukeneye bidukwiriye, iki byatuma bituma imana yacu, bigatuma twitwa abana bawe, bigatuma tugaragara ko twabana